Haleluya, nitwa Rebecca, uzwi ku izina rya Alice, abantu benshi banzi ku izina rya Alice bitewe n'amateka aba yararanze umuntu. Mvuka mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Musha. Mvuka mu muryango w'abana 9, navutse mu 1984. Data akimara kumbyara yanyise umwari kuko navukiraga mu muryango w'abana benshi b'abahungu. Navutse nkenewe kandi nkunzwe, umuryango wanjye warankundaga cyane. Nabayeho ngize imyaka 7 narabatijwe, maze kubatizwa kuko iwacu twari abantu b'imbere mu idini cyane. Ndakurangira imyaka 10. ibyamamare.com. Mu gihugu cyacu habaye intambara. Muri iyo ntambara niho ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye nibwo bapfuira muri kiliziya ya Musha. Ariko jyeweho Imana irandinda ingirira neza. Icyatumye ndinda rero ubu ngubu nibwo ndimo kugisobanukirwa. Mu 1995 nabonye umuryango undera, warandeze haba neza nta kibazo, ariko nari mfite ikibazo nanjye ntazi aho cyavaga, cyane cyane ko ibyari bimaze kumbaho byari ibintu bintunguye, kubyakira byabaye kibibanza kunanira. Nabanye na mubyara wanjye yarandeze, nabaye nk'umuntu ufite ikibazo mu mutwe nabo ubwabo badasobanukiwe. Hafi yo mu rugo haje gutangira ishuri rya segonderi rya Lycée de Lumière ry'i Remera. Iryo shuri ritangira niryo shuri rya mbere ryatangiye i Remera, kuko hari hafi yo mu rugo. Byabaye ngombwa yuko anjyana gutangira nanjye kwiga, ndabimwemerera. Umunsi wa mbere turi bujye kwiga narabyutse nditegura nk'abandi banyeshuri. Twaragiye tugeze ku kigo tugiye gusaba ishuri. Maze kugerayo nahuye n'ikibazo aricyo shaka kubabwira, arizo ngorane nagize mu buzima na n'ubu ngubu ari byo bibazo nahuye nabyo. Abantu benshi banyitirira amateka y'ibyo bibazo nahuye nabyo. Mu kujya kwiga kwanjye nagiye nk'abandi bana, nagiye kwaka ishuri nk'abandi bana, njya kwiga nk'abandi bana, ariko nahuye n'impanuka mu buzima nanjye ubwanjye yantunguye. Ibyambayeho ntabwo iwacu bakoranaga n'abadayimoni, ntabwo iwacu babandwaga, iwacu ndibaterekeraga, iwacu wari umuryango wa Gikristo. Ariko ibyambayeho nabonye yuko ari impanuka nagize mu buzima. Ibyambayeho ntabwo nabyihamagariye. Tugiye ku ishuri nahuye n'umwana usohoka kwa directeur jyewe ninjira. Ambonye arandamutsa anyereka kwanzi, nanjye naga kumwirengagiza, ndamuramutsa. Arangije arambwira ngo mbega witwa nde? Ndamubwira ngo nitwa Alice. Arambwira ngo ngo najye nitwa Alice. Arangije arambwira ngo kandi nari mbizi kuri buze kwiga hano. Numvise ibyo ari byose ambeshya kuko numvaga ntaho nzi. Narakomeje njya kwaka ishuri, ndagenda directeur aduha ishuri. Amaze kuduha ishuri narasohotse njya kureba ishuri yaranyoherejemo, sanga wa mwana yandindiriye ku muryango. Arangije arambaza ngo harya witwa Alice? Ndamubwira ngo nitwa Alice. Arambwira ngo najewe nitwa Alice. Arambwira ngo kandi nari mbizi kuri buze kwiga, kandi ni wowe nari ntegereje, ngwino tujye mu ishuri. Warunzanye yabonye yuko mbonye inshuti, arangije ansezera. Arambwira ati sawa bye, genda utangira amasomo kandi ugira amasomo meza. Umwana yaramfashe turagenda dutangira amasomo. Tukigera mu ishuri nasanze intebe zose ziriho abanyeshuri, ariko hari intebe y'inyuma itariho umunyeshuri n'umwe. Arambwira ngo jewe nawe ndaje dutangire kwiga kandi tuzajya twicara hariya jewe nawe. Twatangiye amasomo turiga, nkurikiranye ubuzima bw'uwo mwana w'inshuti yanjye. Sanga n'umwana uzi ubwenge, ibyo twigaga adahari yarazaga akabitsinda, ibyo twiza harakabitsinda. Ariko nge nkagira ngo n'ubwenge karemano, n'ubwenge asanzwe afite, n'ubwenge wenda niko mu muryango wabo bimeze, ariko kuko niho ubwenge bwanjye bwashyikiraga. Nabanye n'uwo mwana tubana twiga nta kibazo. Nanjye ntangira kugira ubwenge, ariko atari ubwenge mu by'ukuri mfite, ahubwo ibyo baduhaga gukora habe interrogation we yaranyerekaga ku buryo nyitsinda. Yaba ari mu kizami bamushyira muri lokale ya mbere bakanshyira mu ya 5, najyaga kubona nkabona umwana twegeranya mpereje urupapuro, nareba nkabona umukono n'uwarisi.
nkibaza aho ruturutse ariko simbiha umwanya munini ngewe kasubiza ikizami karometa nkatangira kugira ngo ibyo ari byo byose nanjye ubwenge narabumenye naho nta bwenge namenye ahubwo we afite indi myuka akoresha. Arise nahuye nawe, Arise nabanye nawe, Arise nabaye inshuti. ibyamamare.com twaramanutse tumanuka mu Gihogere dufatanya Nyabisindu turamanuka hasi. Murabizi kubazi mu mujyi wa Kigali hagati ya Nyabisindu no hakurya Kibagabaga harimo irimbi ry'Iremera. Muri iryo rimbi harimo inzira n'inzira nyabagendwa irimo. Twafashe iyo nzira turambuka nta n'umutima nigeze ngira wo kumubaza ngo mbega turimo turajya hehe. Numvaga ibyo ari byose amaherezo turi bugeri wabo. Tugeze aho nakwita hagati no hagati mu irimbi, aho umuntu areba hakurya Ikibagabaga, yarari imbere yewe ndi inyuma ye. Ibyo mbabwira ni ibintu byambayeho saa 4 z'amanywa, ntabwo yewe narose, kuko nararose nabisobanura mu buryo bw'inzozi, nareretswe nabyo nabisobanura mu buryo bw'iyereko. Ibi ngiye kukubwira ubitandukanye no kurota cyangwa se ne kwerekwa, ni ibintu byambayeho yewe saa 4 z'amanywa n'umubiri wanjye n'ubwenge bwanjye n'amaguru yawe. Yarari imbere yewe ndi inyuma, twari hagati no hagati mu irimbi muri kimwe cya kabiri kirimbi. Yarahindukiye areba ku ruhande, arebye hari igituro, hari umusaraba bigaragara ko hahambwe umuntu. Yarahindukiye arareba abona hari umusaraba, ava mu nzira twari turimo aragenda ajya kuri wa musaraba. Nasigaye muri ya nzira mpagaze. Ageze kuri wa musaraba yapfukamye imbere y'umusaraba arasenga. Jewe nagize ngo arimo arambeye, kuko kuva twabana nari ntaramubona nabi. Yarapfukamye arasenga, mbona arimo arasenga. Jewe uko nakagize ngo arambeshya nkamubwira nti nyamara aho hantu ni habi, kandi amagini aragufata. Sinkamenye ko ari we giye. Ndakomeza ndamubwira nti amagini aragufata, kandi abadayimoni baragufatira aho ngaho. Amagini yo mu marimba aragufata ngira ngo mutere ubwoba, sinkamenye uwo ari we. Yarakomeje arasenga, nanjye ngira amatsiko yo kureba ibyo asenga, kuko yaramaze umwanya asenga kandi mbona nta kintu abaye. Nanjye navuye mu nzira nari ndimo ndagenda ndamwegera iruhande rwe hafi ye ngira ngo numve ibyo avuga. Nagiye kumva numva ntavuga mu Gifaransa, ntavuga mu Cyongereza, ntavuga mu Kinyarwanda, aravuga ururimi ntabasha kumva. Ntega amatwi ngo numve ibyo avuga neza, yavugaga indimi ntabasha kumva. Ngira ubwoba bwinshi, umutima wanjye wafashwe n'ubwoba. Numva ubwenge bwanjye burimo buragenda buhagarara. Sinari mbashije gutekereza ibyashize cyangwa se biri buze. Ubwenge bwanjye bwabaye kubugenda buhagararira aho ngaho. Yarakomeje arasenga, yasenze nk'iminota 3. Nyuma y'iminota 3 nagiye kureba nanone ngo mwitegereze, nsanga ya sura yarafite irimo iragenda imuvaho. Bwa bwiza yarafite burimo buragenda buhunguka, busa nk'ubutakara. Agenda ahunguka kuva ku mutwe, agenda ahunguka igice ku kindi paka kugera ku mano. Yagendaga asigara ari nk'amagufwa gusa, yarameze nk'ikintu nanjye ubwanjye ntashobora gusobanura aka kanya. Naramwitegereje ubwoba buranyica, nta hantu nari mfite wo guhungira. Nahamye hamwe mpebera urwaje, ariko inuma y'Inyabugingo itorera mu itongo ry'Uwiteka. Uko yagasenze amaze guhinduka, yahagurutse aho yasengeraga. Nagiye kubona mbona ahavanye amavi haratigita cyane. Nagiye kubona mbona aho twari duhagaze imbere yaho, aho kuya amavi hari yashije, hamera nk'uko ubona imisozi kwa kundi inkangwiza igacamo umusozi kabiri. Nuko nabibonye n'amaso yanjye, hacitsemo kabiri hariya se. Nagiye kubona mbona ingazi imbere yanjye, mbona ama esikariye. Hari icyo nabonye. Kuva nabana n'uwo mwana w'umukobwa Arise yaratarambwira nabi, yaratarambwira ikintu kimbabaje,
yarahagurutse kuko yari yamaze guhinduka, nanjye ubwanjye namutinye mbona ko ari ikindi kintu ntazi ubwoko ubwo ari bwo. Arangije amfata ukuboko arambwira ngo cishwa hano. Nagiye kubona mbona ingazi, mbona esikariye, yafashe ukuboko tumanuka twiruka. Ahantu twamanutse iminota 30 nahazamutse umwaka n'amezi ane. Kumanuka biroroha ariko kuzamuka n'izindi mbaraga. Urugero rwa hafi, uzarebe gukora ibyaha biroroshye ariko kubyihana birakomeye. Kugwa biroroshye ariko kwihana birakomeye. Nagiye mfite imyaka 11 nibwo nakundanye n'iryo gini ngire ngo ni umuntu muzima. Nkuko mubibona kuri iyi foto niko nagiye ngana, mfite imyaka 11 nuko nguko nanganaga. Ahangaha nari maze icyumweru kimwe ngiyeyo. Ibyo ni ibintu byambayeho sayine z'amama, kugira ngo ubwire abantu ko ikuzimu habaho kandi ushobora kujyayo n'umubiri ibyoroshye. Ariko amasi ni menshi, nanjye hari sinagezemo, kandi iyo si mu minsi 7 nayibayemo n'umubiri wanjye. Ariko nyuma y'iminsi 7 ntabwo nari nkiyibamo n'umubiri wanjye. Twamanutse twiruka, twahuye n'abaje kutwakira. Nageze mu isi y'imyuka mibi, nageze mu isi ya gishitani, nageze mu isi abantu benshi batazi kwibaho, nageze mu isi nshaka kubasobanurira, nageze mu isi iteye ubwoba. Ni isi butira cyangwa ngo buki, bihora ari nko mu kabwibwe. Abari baje kutwakira bari abantu bafite amashusho ntasobanura, ariko hari n'abandi bari bafite imibiri yabo. Narabitegereje n'ubundi ubwoba burangije, ariko nabonaga ko nageze ahantu hadasanzwe cyane, ko n'uwari inshuti yanjye yari yamaze kumpindukana. Namaze kubona yuko ari ibintu bikomeye. Nategereje ikiri bumbeho. Bamaze kutwakira baratujyanye kujyana ahantu mu kazu gatoya, kari akazu karimo amafirigo gusa. Ayo mafirigo umwe ngiye kubona mbona afashe isiniya iriho icyuma kinini kibengerana, yegera firigo ya mbere. Nari nzi ko bagiye kumbaga, n'ubundi ubwoba nari ngibufite kuko nari nambaye uyu mubiri. Uwa kabiri afata isiniya iriho ibikombe 2 binini, yegera firigo ya kabiri. Uwari ufite icyuma ku isiniya afunguye, ngiye kureba mbona mu duhanga tw'abantu n'amaguru y'abantu n'ibihimba. Yafashe cya cyuma akata inyama ashyira ku isiniya. Uwa kabiri yegereye firigo ya kabiri, afunguye, ngiye kubona mbonamo ibijerekani binini byuzuye amaraso, asuka muri bya bikombe. Dore ko ugiye burya isaza zirya ari mbisi. Bamaze kuzimanira abashyitsi, Arisi yaranyitegereje arandeba, arangije arambwira ngo sawa bye, ntabwo tuzongera kubonana ukundi. Misiyo ye yarafite kuri jewe yarayirangije. Nta n'ikindi kintu nari ngipfana nawe, nta n'ikindi kintu yarakinshakaho. Nagize ibyago mu buzima. Abandi bajya aho hantu babitekerejeho, bagiye gushaka ubutunzi, abandi bagiye gushaka icyubahiro, abandi bagiye gushaka ubwenge. Ariko jewe byarantunguye, ni ibintu byambayeho nkiteguye. Arisi amaze kugenda, baramfashe abagombaga kunyigisha, banyigisha iby'iyo si ngezeho. Nize amateka menshi y'iyo si, banyeretse ibintu byinshi byo muri iyo si. Baramubwira ngo bagomba kuntembereza ahantu henshi. Barambwira ngo kandi jewe nzarahire indahire 6 gusa njye kuba muri Amerika, nzajya gushinga y'idini, kandi iryo dini rizaba ari idini ryitabiriwe n'abantu benshi. Ubu mba ndi umuyobozi w'idini runaka muri Amerika, ndi umuntu ukomeye. Ariko umugambi w'Imana ku muntu ni mwiza, ntabwo ari mubi. Imana hari icyo yari yarantekerejeho kera, mbere yuko ibyo ngibyo bimbaho. Imana yamenye nkiri urusoro mu nda y'amahanga. Imana nishimwe. Hari ikintu nabonye rero bariho banganiriza. Umwe muri bo yambwiye ko agiye kuntembereza akanyereka isi nagezemo, ngomba kuyiga nkayimenya, kandi nkajya asobanura iby'iyo si neza ku muntu wese ubashije kunsobanuza iby'iyo si. Barantembereje, natembereye ahantu henshi, ariko hamwe muho natembereye, kuko ubu buhamya bwanjye bufata nibura iminsi 3. Muri iyo minsi 3 rero iyi CD ni ntoya cyane,
ni ukuvuga ngo ndababwira nibura bimwe mu byo nabayemo no mu byo nakoze, wenda ibindi nazabibagezaho ku gice gitaha. Ahantu hambere bantembereje mu nzu ndende n'ibigira igarukiro cyangwa itarigira simbizi kuko ntabwo nayigenze ngo nyirangize. Ndibuka ngeze imbere y'iyo nzu ku muryango hari handitseho ngo ni mize. Iryo jambo ngo mize cyangwa se ni inzu ndangamurage ya Gishitani. Twinjiye muri iyo nzu nabonye ibintu byinshi. Ndibuka ku gikuta nasanze igishushanyo kinini cyane cya Satani Luciferi n'abamarayika bamuherekeje. Hari handitseho ngo yewe wasiwe ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye, amanutse afite umujinya mwinshi kuko azi ko afite igihe gito ku isi. Narakomeje ndagenda, basobanuriye yuko nguwo ari umwami w'abami, uwo ari utegeka iyo si. Narakomeje ndagenda, nabonyemo amafoto menshi y'abantu bari ku isi, ndetse bamwe bari no mu mirimo. Nabonyemo amafoto menshi y'abantu bamwe bapfuye, nabonyemo amafoto menshi cyane, ariko naje kugera ku ifoto y'umuntu nzi. Nyigezeho uwo muntu nari mbizi ko yari umuntu w'umukristo cyane mbere y'intambara ya jenoside, niwe wacu. Mugezeho ndavuga no muntu ko ari hano kandi mbizi ko ari no ku isi. Barangije barambwira ngo nubwo ubona ari hano, ariko ni intumwa yacu ku isi, kugira ngo tubashe kumukoresha ku isi neza tunyura muri iyi foto, kugira ngo twohereze imyuka imukoresha ku isi bitewe n'icyo dushaka kumukoresha tunyura muri iyi foto. Iyo dushatse kumwoherereza imbaraga tuzohereza tunyuze muri iyi foto. Uwo muntu nkimara kumubona mbajije ibye, bansobanurira yuko ibyo byaha byagiye biba ibyabo, ari byo babahamaгаriramo, barangiza bikabahesha amafoto yo kubamanika muri ya nzu, noneho bakajya babakoresha banyuze muri ya mafoto, bakabagira intumwa za Satani ku isi kandi ari abantu bazima. Narakomeje ndagenda muri iyo nzu, nabonyemo ibintu byinshi. Ndibuka nageze ku gishushanyo kinini cyane cy'umugore uteruye umwana. Barambwira ngo uyu ureba ni Semiramise ateruye Nimurodi. Icyo gishushanyo bakimbwiyeho ibintu byinshi, bakisobanuriyeho ibintu byinshi. Icyo gishushanyo n'amagingo naya ubajije mu bihugu bimwe na bimwe usanga hari aho bagisenga ibyo bishushanyo, ariko byatugeraho bikatugeraho byitwa irindi zina. Icyo gishushanyo cy'uwo mugore uteruye umwana nabajije amateka yacyo. Iyo bagisobanura bakoresheje Bibiliya, kuko nabo bakoresha Bibiliya. Reka wenda turebe mu byakozwe n'intumwa ibice 19 kuva ku murongo wa 23, turebe icyo Bibiliya ivuga. Ijambo riravuga ngo icyo gihe habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Umuntu witwaga Demetiriyo, umucuzi w'ifeza, yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Arutemi, akungukira abacuzi be byinshi. Nuko abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga, arababwira ati, mwabagabo mwe, muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga. Murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso honyine, ahubwo no muri Aziya hafi ya hose Pawulo yoheje abantu benshi akabashuka ati, imana zaremwe n'abantu ntabwo ari imana nyakuri. Nuko uretse ko umwuga wacu wajya mu kaga ugahinyurwa, n'urusengero rw'imana kazikomeye Arutemi narwo rwahinyurwa. Kandi iyo abo muri Aziya bose basenga n'abari mu isi yose basenga, yakurwaho icyubahiro cyayo gikomeye. Nabo babyumvise bagira umujinya mwinshi, barasakuza bati, Arutemi y'Abaefeso irakomeye.